kibazo. Biragenda. Niki ushobora nko kubwira nk'umuntu uri gukora umwuga w'ubunyonzi? Ni nk'iki ushobora kubwira nk'umuntu ukora umwuga w'ubunyonzi? Ni icyo gutwara igare nyine ukaba wakuramo akandi kazi kaba kaguteza imbere. None se ubu ngubu umwuga w'ubunyonzi cyangwa se gutwara igare cyangwa se gutwara ikinyamitende ni akazi ubona gashobora gutunga mu buzima busanzwe cyangwa nuko wenda nta yandi mikoro ufite? Kagutunga nta kibazo, ipfa kuba ufite igare ari iryawe rwose. Ubu ngubu ariko ni iryawe? Ni iryanjye tu. Ntushobora kubona kuvuga ngo abanyonzi benshi ntabwo baba bazi gusoma, niyo ku muhanda kutaruyazi ntabwo abantu bari kuzajya bakugonga buri munsi? Mba nyazimo gake nk'uko mba nyonga, mbona abayizi baba bambwira icyapa ati nka kiriya cyapa ati gisobanura gutya na gutya. Ubu ngubu umaze igihe kingana gite ukora umwuga w'ubunyonzi? Maze imyaka 3. Imyaka 3 unyonga nta porozwari? Ako hari ibindi mu ntara nabashije kugenda ngura nk'amatungo nyine. Ubu se niki gikunda kubangamira cyane mu kazi kanyu? Nka leta nyine, nk'abapolisi cyane cyane nka saa 10 baratubwiye nyine ngo saa 12 aba aribwo tujya dutaha, ariko na kumanywa baraza bakadufata nyine. None si impamvu ntabwo yize? Wapi, ntabwo bajya batubwira impamvu. Kanyikubwire nkanjye nka teacher cyangwa se nka mwarimu w'amategeko y'umuhanda. Ni ukuvuga ngo mu buzima busanzwe iyo igare ritwara nijoro kuko ridafite itara na rimwe, umuntu ashobora kukugonga ko atakubona. Rero niba amagare adashobora kuba afite utugarurarumuri, akaba nta matara afite ayiranga aranga icyo kinyabiziga cyawe, umuntu ashobora kuza akakugonga uko atakubonye. Niyo mpamvu rero tubabuza ko gutwara amagare mu gihe cya nimugoroba bwije cyane, kuko icyo gihe ibinyabiziga byanyu ntabwo biba bigaragara. Rero nk'ibisanzwe yamaze kwiteza imbere ku mwuga w'ubunyonzi, ariko nta porozwari yari afite. Aravuze ngo tuzamufasha nk'ibisanzwe kuko buri mu nshingano zacu. Nawe niba uri umunyonzi udafite porozwari, gana ishuri wige amategeko y'umuhanda, usobanukirwe neza uburyo wakoresha umuhanda. Urumva amaze imyaka 3 atwara, ariko ahura n'imbogamizi nyinshi, yaba iz'impanuka n'ibindi bibazo byinshi biba mu muhanda. Ariko najya kwiga amategeko y'umuhanda agasobanukirwa neza mu minsi 20 cyangwa 15, hari ibintu byinshi aziyungura. Sindagaje wize kugukira mu kangahe? Wa gatatu secondaire. Secondaire cya primaire? Primaire na garuka. Ni primaire. Niyo waba utazi gusoma turagufasha tukakwinginga kapaka ubonye iyo porozwari yawe. Murakoze cyane, nitwa Shumbusho. Aha ni umuhanda ndimo muri Kimironko, hajya ni Kimironko Remera. Murakoze cyane.